Murabona inshuti zanjye nkunda, nishimiye kujya kubana namwe muri iyi video. Niba ukunda ibiganiro byacu bya ku rukundo n'imibanire, kandi subscribe ndetse na like niba byiza, ukarero kunjogera. Ubwo ni kugira ngo ubashe kubona video zacu mu ba mbere cyangwa se amasomo yacu mashya tuba twasizeho. Yego, kubera ko uyu munsi tugiye kureganira ku ngingo igira iti amakosa 7 abasore bakora gatuma abakobwa bata. Ushobora kubyirengagiza ariko kuri hari abasore benshi bavuga bati sinzi impamvu yanaye kandi ramukundaga. Ariko akenshi si uko aba ari urukundo ruba rushije cyangwa se uko batari urukundo, ahubwo hari amakosa ukora buhoro buhoro kugeza relationship isenyutse kwenze ko wabitekereza, kandi ibyo ukabyirengagiza cyangwa se nubimenye. Ariko muri bihe haranditse ngo mujye mwicisha bugufi mugwa neza, mwihanganirane mu rukundo. Aho ni Abefeso 4:2. Ibi twigisha yuko urukundo rwubakwa n'imico myiza ndetse no kwihangana no kubaha. Gusa benshi byaratunaniye. Naho niba munyemereye nuko turebera hamwe ayo makosa. Ubwo ikosa rya mbere kutira ku mukobwa nyuma yo kumubona. Hari igihe abasore bagira ingeso cyangwa se hari igihe abasore bagira umuhate mbere yo gukundana. Bahora bagahamagara, bahora bahereza ubutumwa, ariko bamara kumubona cyangwa bamara kwerekana urukundo bigahita birangiraho. Ariko bamara kubona umukobwa ibintu bigahinduka, ntiyakimaze uko ameze, nta kimunira umwanya nk'uko byahoze. Rukuvanga iyo umukobwa yumva atagifite agaciro nk'uko yaragafite cyangwa nk'uko byahoze mbere, imyumvire cyangwa se uko natekereza bigenda bihinduka mico mibi. Rukuvanga urukundo rukeneye kwitabwaho buri munsi. Gusa benshi byatunaniye n'ababizi barabyirengagiza. Nayo icya kabiri, kubeshya. Ikinyoma gishobora kubaka amahoro y'umunsi umwe gusa, ariko kigasenya icyizere cy'igihe kirekire cyane. Nigute twisanze ahantu ushobora kubaka ikintu imyaka byinshi cyane, ariko kugisenya bikaha amasegonda, bikaha mu kanya nk'ako guhombya. Rukuvanga iyo umukobwa atangiye kugufata nk'umuntu utakivugisha ukuri, biragora cyane kwa kongera kukwizera kwenza uko wabitekereza. Kubera ko muri bihe haranditse ngo mwambura ibinyoma umuntu wese muvugana ukuri, cyangwa se uvugana ukuri na mugenzi wawe. Aho ni Abefeso 4:25. Ni ukuvanga ukuri ni urufatizo rwa relationship kwenza uko wabitekereza. Gusa benshi byatunaniye kubera ko usanga abantu bavugisha ukuri ari mbarwa ugereranyije n'abatuye isi. Nayo icya gatatu, kumwubaha. Hari abasore bavuga n'abakobwa babo imbere y'inshuti zabo cyangwa se bakabatisha agaciro. Ntibyabura kubera ko mwe nawe ngo muri society tugiye tubafitemo. Ariko ukuri nta mukobwa yishimira gusuzugura cyangwa se nta mukobwa yishimira umuntu umusuzugura, kubera ko nawanga ibyiza ahubwo arabibura. Ariko ukuri niko kubaha, ari ururimi rwiza, ari umusingi w'iterambere n'urukundo. Gusa abenshi byatunaniye. Nayo icya kane, ishyari rikabije no kugenzura ubuzima bwe. Ni byiza kwita ku muntu ukunda, ariko none si byiza kumugenzura buri munota aho abari, cyangwa se kumwubuza ubwisanzure bwe rimwe na rimwe. Ibyo ngibyo muri sosiyete benshi tugiye tubikora, kimwe n'uko hari n'abandi tutabikora, kubera ko harimo abazima n'abapfuye, abumva n'abatumva. Kubera ko urukundo rwiza rwubakwa n'icyizere, si ukugenzurana. Gusa muri iki gihe bisa nk'aho aribyo byize. Gusa tujye tubyirinda kubera ko si byiza, ahubwo bishobora gusenya relationship, bityo tugatandukana cyangwa se tukazamo amacakubiri. Ariko ukuri tubyinde tubyamagane. Gusa benshi byaratunaniye. Icya gatanu, kutagira intego mu buzima. Bivanga abakobwa benshi bishimira umusore ufite icyerekezo. Gusa muri iki gihe ngo bishimira umusore ufite ikofi, ubwiza ndetse n'icyango cyangwa se imyenda myiza. Gusa ukurikiza ibyo ngibyo aba yibeshye kwenza uko yabitekereza. Ni ukuvuga ngo ntibisaba kuba umukire, ariko bisaba kugira gahunda yo gutera imbere. Ni ukuvuga ngo umuntu udafite intego akenshi atuma mugenzi we atakaza icyerekezo cy'ejo hazaza. Kubera ko muri bihe haranditse ngo imigambi y'umunyamwete izana ubukire. Aho ni imigani 24:5. Gusa muri iki gihe rego yuko ibyo umuntu avuze bizakurikizwa cyangwa se ababyumva bazabikurikiza, ahubwo bazavumagirira. Nayo icya gatandatu, kudashobora gusaba imbabazi. Festival yo gusaba imbabazi ni ingenzi kwenza uko wabitekereza. Gusa benshi barabitinya, babifata nk'intera ntoya, kubera ko abasore benshi bumva ko gusaba imbabazi ari intera ngufiya cyangwa se ari intera nkeya.
nyamara umuntu wemera amakosa ye aba yemeye ubukure kwenza uko abitekereza. Kimwe n'uko utayemera aba yemeye ubwana cyangwa se aba yemeye kwinangira umutima kwenza uko abitekereza. Ni ukuvuga ngo iyo mwakusanyije amakosa yemera usaba imbabazi, kandi ikindi usaba imbabazi wikuye ku mutima, kubera ko uzumva uruhutse kandi Imana izakubabarira n'uwakoshereje nawe kubabarira kwenza uko abitekereza. Ariko ibyo ntibikurikizwa, kubera ko ibyo bituma urukundo rukomera gukura cyangwa se gukomera kwiyongera. Gusaba imbabazi bituma urukundo rukura kwenza uko abitekereza. Gusa muri iki gihe ibyo ntibikurikizwa, kuko gusaba imbabazi aguhindura umusazi, uwo ugiye gusaba imbabazi akaguhindura umunyamakosa. Ni ukuvuga ngo iyo wakorewe icyaha uhinduka umunyamakosa kwenza uko abitekereza. Icyaha kandi ni gufata urukundo nk'ikintu gisanzwe. Bitakishimira uwo umuntu ufite, ushobora kuzabona agaciro ke ariko amaje kumura cyangwa se ariko amaje kugenda. Ni ukuvuga ngo ubona agaciro k'ikintu ariko cyagiye. Ariko ibyiza jya wishimira umukunzi wawe, mweko kumwishimiye, umubwire amagambo meza, mukore ibikorwa bitoya by'urukundo. Nibyo bituma relationship iramba kwenza uko abitekereza cyangwa kuvuga kuri hejuru cyane. Mbere yo gusoza ndashaka kwibutsa yuko nta muntu utagira amakosa. Ariko icy'ingenzi si ukugira amakosa, ahubwo ni ukwemera amakosa no kwemera kwiyubaka. Kubera ko relationship nziza yubakwa n'abantu babiri biteguye kwiga ndetse no guhinduka kurenza uko babitekereza. Niba video yagufashije kanda like, subscribe ndetse no kunsogera. Ubwo nuko mutazacikwa n'indi video izakurikiraho. Andika muri comment itagukoze ku mutima cyangwa se ikitekereza. Nirere ko so naresenye relationship nyinshi kurusha andi makosa. Yandika muri comment twiganirire. Murakoze cyane kubana nanjye. Bibutse ko mu yindi video itaha tubabwiye ibimenyetso 8 by'uko umukobwa agutekerezaho buri gihe ariko ntabikubwire cyangwa se nubwo atabikubwira. Gusa cyane gushishikariza ntuzacikwe, kubera ko bikomeye cyane ari umuriro kwenza uko abitekereza. Imana waho umugisha. Murakoze cyane. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.